Muraho ndabasuje cyane nongera kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Nari maze igihe rwose narabuze, hari utuntu nari mpugiyemo ariko noneho nagarutse. Kuri uyu munsi rero ngarutse murambona ko ndi mu gikoni, ndi n'ibintu byinshi hano. Kambereke n'igihe wifashishije kamera, dore ndi n'amatase y'ibyayi, ndi n'ibyatsi hano byinshi cyane. Rero nta kindi kingaruye, nje kubanza gusubiza abantu bameze mbese nkaho ufitiye ideni, ni nkaho ndifite ngewe rwose, kuko hari video nigeze gukora nyine ngaragaza icyayi nyine kigabanya inda, kuva nyine mu nda umerewe neza. Icyo cyayi nari naragikoze, n'uyu munsi nababwiye ko ntajya nkibura mu rugo, n'uyu munsi kirahari, dore n'ubu nicyo mfite nyine hano mu gatasi kanjye mwabonye hano mu kanya. Nyine ndakomeza nsomaho ukuntu turi no kuganira. Icyayi rero abantu benshi bambajije ibibazo byinshi cyane pe, harabona asubije na message, ariko nshatse gukora video ngo nongere mbasubize neza kugira ngo ntange ibisobanuro wenda byiza byumvikana. Iki cyayi rero nkuko nababwiye ko gifasha rwose kugabanya inda, kumva ugugaraye, urakinywa rwose mu nda ukumva ntubyimbye, ukituma neza, bityo nyine bikaba byagabanya ku muntu ufite inda nyine nini, inda ikaba yagabanuka ikaba ntoya nyine mu buryo yifuza. Rero kino cyayi umuntu wa mbere yarambaje ati icyo cyayi umuntu akinywa nta sukari irimo, wenda ariko aricyo kibazo mperaho kuko harimo ibibazo byinshi cyane. Ubundi ushaka wenda kugabanya ibintu by'ibiro, kugabanya ibintu by'inda, agasukari nyine urakirinda. Isukari urayirinda, ariko sinakubwira ngo ntushyiremo isukari niba wumva uyikeneye. Burya hari igihe nshobora kukubwira nti ntunywe isukari kandi yenda umubiri wawe uyikeneye. Ubu uramutse utayinyweye wagira ikibazo. Hari abantu pe uri aho ngaho ukabona umubiri wawe ufite nyine ikibazo cy'isukari. Urumva rero ufite ikibazo cy'isukari, nkakubwira ngo isukari ntukayishyiremo mu gitondo ukanywa icyayi cyonyine gusa, waba uri ku kazi cyangwa se urimo ugenda ukabona wituye hasi, ubwo nyine icyo gihe naba nguhemukiye. Wowe isukari niba nta kigutwaye, uramutse uyiretse ntacyo bigutwaye, wayireka. Birihutisha cyane iyo uretse isukari. Ariko wumva umubiri wawe rwose ukeneye agasukari, abantu bakoresha imbaraga nyinshi n'umubiri ku buryo wumva umubiri rwose wacitse intege, wacitse ingufu, ukaba wumva nyine ukeneye agasukari, wagashyiramo ukakanywa. Ariko bitari ibyo, isukari ushobora kuyinywa mu bindi bintu, yenda mu maji tunywa, mu mbuto turya, aho hose haba huzuye amasukari niba udashaka isukari y'ikirenga. Umva rero ushaka iy'ikirenga wenda wayanywa mu kindi gihe, kubera ko kino cyayi twavuze ko ari byiza kukinywa ugiye kuryama nimugoroba, cyangwa se ubyutse mu nda harimo ubusa, ku mugoroba ukaba wakinywa nyine nta gasukari karimo, kugira ngo kigufashe nyine koroshya nyine ibiryo mu nda, kugira ngo ubashe kuba byasohoka vuba, inda ireke kuguma ibyimbye. Byaba byiza agasukari niba umubiri wawe ugakeneye, bisubiremo neza, niba ugakeneye umubiri wawe wakanywa mu bindi bintu, ku manywa uri mu kazi se, cyangwa se mu kindi gihe. Noneho iki ngiki wajya kuryama ukakinywa kitarimo isukari, niho gikora neza, niho kikugirira umumaro. Noneho ikindi, nko mu gitondo ubyutse, mbere yo kugira ikindi kintu ufata, ukabanza ukanywa kino cyayi, nacyo nta sukari irimo. Amasukari niba uyakeneye rwose ukaza kuyanywa mu yandi masaha, ariko cyabanje gukora umurimo wacyo. Niba rwose isukari uramutse uyiretse ntacyo bigutwaye, wayireka noneho muri iyi minsi uri kugira ngo urebe ko wagabanya nyine yanda yawe, ukihanga ibyumweru 2 ukagerageza ukareba ko yagabanuka mbere yo gusubira ku gasukari kawe. Ngo nasubizaga umuntu w'ikijyanye n'isukari, isukari bijya biterwa n'umubiri w'umuntu. Hari umubiri w'umuntu uba ukeneye isukari, niyo waba urimo nini bingana gute, hari igihe uba ubura isukari, ku buryo wajya no kwa muganga bakakwandikira kujya rwose uhora uyirigata, uyirya ari na mbisi, kugira ngo umubiri wawe ugire isukari. Urumva rero nkawe ntabwo nakubuza isukari, ariko niba ufite ubundi buryo uyibonamo, uyirya ukumva umubiri wawe rwose utanywa isukari ntacyo byagutwara, wayireka, byaba byiza kurushaho. Nabona video y'uyu munsi ibe ndende ahari, ubwo wari uwa mbere. Noneho reka tujye ku bintu nyine dukoresha. Hari abantu benshi bambajije ngo se ngo rosemary ni iki. Mbere yuko tuhagera rero, reka mbanze mbereke ibintu nkoresha nyine kino cyayi. Nababwiye ko nkoresha, rero ndazana mu isashi kugira ngo mubone neza. Kuri de girofle rimwe numva ni igifaransa, cyangwa se cloves mu cyongereza. Ubwo nyine ni utungutu, kanze nk'amasosoremo ndebe, ndirinda kwerekana amashashi kugira ngo tudakora publicity. Nuko kaba kameze ka kuru de girofle
ka cloves, dore ngaka akabonye ni utuntu nyine tumeze nk'udushumari nabyo zina ryacyo nyine bivuze mu gifaransa nyine bari umushumari uzanye aho ngaho, dore ukuntu kaba kameze nyine ni uko nguko tuba tumeze. Ugiye kugura wenda mu isoko wenda kuba tubona hari tuza amashashi atandukanye, iyi ni ishashi wenda ngewe natuguzemo ariko mu mashashi atandukanye, ubwo tuba nyine tumeze gutya. Hari ati nakubwiye nyine uvangamo ni kanere nyine nayo, kanere cyangwa cinnamon mu cyongereza, ni iyi ngiyi. Ni uduti tuba tumeze gutya, byiza uramutse ubonye tuno tw'uduti tuba twiza kurusha iby'amafu. Hari n'ibindi by'amafu nyine ariko mu ifu nyine ntunzi ibyo basimu ibyo bagize gute, ariko nyine twizera abacuruza nyine ubwo ufite ifu wakoresha ifu, ariko ubonye kano kaba keza kurushaho. Rosemary rero, rosemary cyangwa homale, hari umuntu wambaye ati rosemary ni iki? Dore ngiyi rwose ni nacyo kibazo kirimo nako kimeze icyo kibazo. Dore ngiyi byo mu cyongereza ngibyo mu gifaransa se gutya, kubera ko ari ntonza biraza bihengamye muri ihangana. Noneho iyi ngiyi ni rosemary, rosemary yes, ise yumye bayibitse nyine yumukije, murayibona ko yumukije nyine. Nizo nyine dukunze kubona hano iziwacu ziri mbese zivuye ku biti, ntabwo dukunze kuzibona. Murabona ko ari ubucibuce gutya. Ubu rero kububika burabikika neza, bukaba bwamara n'igihe. Noneho ku nyine wenda ku muntu ushoboye kuyibona nawe, mbisi ngiyi nako nakaguze kugira ngo nkabereke, ni uko iteye ku giti. Ngira ngo iwacu turabizi cyane ku giti yera imeze gutya, mu masoko ziba zuzuye, no mu rugo igihinze nyine kiragandara cyane, kirakura cyane. Uta abantu benshi baratuzi, abadukunda mu cyayi, gutumwa mu cyayi, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Ibi rero na ya ndimu yacu itagiburamo, waba ufite n'ubuki ukaba nyine washyiramo mu mwanya noneho wa ya sukari nyasukari, ariko ngewe narabwiye ko n'ubuki akenshi simbushyiramo, nyine mbushyiramo nanjye nkakeneye nka kwa kundi nyine numva umubiri wanjye ukeneye agasukari. Ubwo rero ibi ngibi byari ibikoresho nyine dukoresha. Ubushize naberetse nyine uko bategura icyayi, umunsi ntabyo ndi bubereke. Ubwo uri bushake kubireba arajya kumureba video nyine arebe ibipimo. Dukoresha iyi kanere, iyi tugakoresha ya cloves, clou de girofle, tugakoresha na ya rosemary. Iyi ngiyi nyine ari nayo iyi ngiyi, ubonye bino by'icyatsi ni byiza kurushaho. Twabonye ko ushobora gushyira mu isafuriya byose ugatekerana, amazi yawe akabira, noneho warangiza ukajya uyasuka uyanywa. Rero ubwo icyo tukivuyeho, mberetse ibikoresho nkoresha. Rosemary ku muntu wayimbaje rwose ngiyi, utabonye tuno twumukije ubona utungutu, ibipimo muraza kujya kureba muri video y'ubushize. Hari undi wambaje ati si umugore cyangwa se umudamu wonsa cyangwa se utwite ibyo cyayi yakinywa? Icyo gihe murabizi ko umuntu nyine yatwite iyo yonsa burya tuba tumubarira mu banyantege nkeya. Icyo gihe ibintu byinshi arya, kenshi tubaza muganga tukavuga se muganga nabirya nabinywa byagenda gute? Uwo rero nawe ni icyitonderwa. Bino bintu byose ko mwayibonye birakazi pe, birakazi. Niko n'ibitetse mu cyayi mwabonye ko bivanze byose, dore icyayi bibyara. Wajya ngo nashyizeho amajyane kandi nta majyane arimo. Urumva rero ku muntu wonsa arabyitondera ko ntabwo ari byiza cyane ku muntu wonsa cyangwa se ku muntu nyine utwite. Ariko namwe ntimwihebe, mbafitiye icyayi cyanyu gishobora kugabanya nyine inda yawe, nyine kumva nyine umerewe neza mu nda. Iyo waba utwite nyine ariko kumva mu nda harurushye, ntabwo ugugaraye. Dore ni kano ko hari igihe nigeze gukora icyayi cy'iyi manti, ariko hanze narabikoze ari kuri TikTok. Aka kantu nkakunda kubi, niyo ntafite bino cyangwa nshaka kubiruhuka ngiye nkoresha kano. Iyo numva binsaza umutima nkoresha kangaka. Iyi rero nayo ni manti. Iyi nako karaboneka cyane rwose iwacu, ngiye nzi ko najyaga mbugura mu isoko hariya Nyabugogo. Uragenda ukabusanga buri ku mufungo. Hari n'ukuntu gafata gutyo ukagenda ukagatera, iyo wagoze nk'utuntu dufite utuntu dukomeye ukagenda ukagahinga iwawe. Hano gahita kazana utuntu tw'imizi kandi turaranda cyane, gashobora kuzacika iyo kameze iwawe. Aka rero uko bigenza, ufata nk'utu tubabi, ntabwo unywa byinshi. Kubwira wa mudamu utwite cyangwa se wa undi wonsa umwana, ibi ntacyo bitwara pe ku mwana cyangwa se ku mudamu. Urafata ugashyira mu itasi yawe gutya, ukaba watetse y'amazi yawe yashyushye, ugafata indimu yawe ukaba wakata n'udushishwa cyangwa se uko ubishaka, waza ukandiramo ji simbizi. Ari icyo gifashe ugashyiramo na tangawizi,
ukazana ya mazi yawe ashyushye ukamenaho ukareka nk'iminota 5 rwose ukakinywa unyweye icyayi cyiza cyane kandi kiri buze kugufasha. Saba twiteguza n'abandi bantu bose bakinywa, mwumvise ko nanjye rwose najyaga njya nyikoresha, ndagikoresha cyane. Ufata ka gatangawizi kawe ukaba wagasya, cyangwa se ukaba wayifata ukayitekana n'amazi kugira ngo ibire, yamara kubira n'aya mazi ukaza na twa tubabi twawe watereyemo hano ugasukaho, ukareka iminota 5 kugira ngo kano kakanyine kabyara amazi kavemo, warangiza ugafata indimu ukaba wakandiramo nk'ibiyiko 2 cyangwa 3 bitewe n'ukuntu wumva uyishaka. Ni nziza cyane kuko igabanya n'agaseseme ku mudamu twite, umva nyine aba yakubuza kurukagurika bya buri kanya cyangwa kubagowe nabi, mu mbabarire ariko ni Ikinyarwanda nta kundi. Irafasha cyane, karafasha rwose kukanywa, ariko nyine urumva iyo tunywa nyine ntago tunywa byinshi ngo dukabye ngo wumve ngo bambwiye ngo nukukanywa ndakanywa buri kanya. Murabizi ko ibintu byinshi byose iyo ari byinshi biba bibi, bihinduka bibi. Rero niba uzi ko utwite wonsa byibuze udutasi 2 ku munsi, ako mu gitondo nako ku mugoroba, icyo gihe ntabwo bukabije kandi ukirinda gushyiramo byinshi cyane. Reka ntabwo umuti ukorera ubwinshi, nk'aka nk'utu tubabi mberetse turahagije, ugasukaho amazi ukinywera. Ese uko aho ngaho ntibirangiye ibibazo nari mfite. Hari undi wambajije ati ku muntu ufite umutima, ufite ikibazo cy'umutima, nawe naramubwiye kubera ko kino cyayi cyacu wafashe tangawizi wavanze na ya kurudo girofle twakare na kabetsi tumeze nk'uducumu, wafashe ya kaneli, wafashe rosemary, wavanzemo byose, umva ibyo bintu byose biba bikaze. Iyo ubinyweye nyine ufite umutima, hari igihe umutima nyine birazamuka, ariko icyo gihe ushiramo duke, ukoresha bike biringaniye, cyangwa se ukikoreshereza iki ngiki cyo twahaye abamama n'abandi banyantege nke. Hari igihe udafite umutima ariko bino wawe nko kumva nyine birakarishye, aka ni keza cyane, mujye mugakoresha. Nkakoresha cyane nanjye nakose njya nkabura mu rugo. Ngayo rero nguko ibibazo nizere ko musubijwe. Uwumva atanyuzwe aze kongera yandike muri comment, ndabikunda cyane message. Ubwo rero tuzajye duhura mumbwira byibuze ko hariho byagiriye akamaro, ntabwo nibitabagira akamaro muzambwire, dukomeze dukore ubundi bushakashatsi. Ndabakunda rero, naho utaha muri video yindi. Imana ikomeze ibarinde.